Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Turashima Imana kubw'umwanya mwiza tubonye, kandi umwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana. Cya kabiri, turashimira abadutumiye, mwarimu Betty wadutumiye kugira ngo tubashe kubana muri uyu mwanya, kandi umwanya w'igiciro, umwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Ikindi, abari hafi n'abari kure, abo tugiye kuganira ijambo ry'Imana, nanjye mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana, ngo muryakire kandi muryishimire, kandi ritunga ubugingo bwanyu. Ubundi ndagira ngo mbabwire kuko mbifurije Pasika nziza. Turi mu bihe byiza, ibihe byo gucungurwa kwacu, ibihe bya Pasika, ibihe twibuka imibabaro ya Kristo, uko yagiye ikurikirana, nuko Yesu yaducunguje iyo mibabaro. Ariko uyu munsi nagiraga ngo tuganire dukurikiranye cyane uburyo agateza kacu Imana yagateguye ihereye kera cyane mu isezerano rya kera, ijya kugasohoreza mu isezerano rishya, ari nabyo turi buganire uyu munsi. Uyu munsi natekereje ko tuganira umutwe w'ijambo ugira ngo umwenda ukingiriza hera utabukamo kabiri, amaze hanyuma yabwo twinjira mu nzira nshya, inzira umwami Yesu yaduciriye. Ibyo nibyo tugiye kuganira muri uyu mwanya, tubisoma mu ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva, ibice 26, umurongo wa 31 tugeze ku wa 35, ndetse turaza gusoma n'ubutumwa bwiza bwa Matayo, ibice 27, umurongo wa 51, tuje no gusoma Abaheburayo, ibice 10, umurongo wa 19, tugeze ku murongo wa 20. Dusomye mu izina rya Yesu. Igitabo cyo Kuva, ibice 26, umurongo wa 31, tugeze ku wa 35. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo, kandi umwenda ukingiriza uzawuboheshe ubudodo bw'umukara w'akabayonga, n'ubw'umuhengeri, n'ubw'umuhemba, n'ubw'ibitare byiza biboheranije, bawubohemo ibishushanyo by'abakerubi, abahanga b'ibyo abe ari bo babiboha. Umanike ku nkingi enye zibajwe mu mushita, ziyagirijweho izahabu, inkonzo zo kuri zo zicurwe mu izahabu, zishingwe mu myobo 4 y'ifeza. Umanike uwo mwenda munsi ya bya bikwasi, ushire hirya yawo ya sanduku y'ibihamya. Uwo mwenda ubabere urugabano rw'ahera n'ahera cyane. Kandi uzashire ya ntebe y'ihongerero kuri iyo sanduku y'ibihamya, irahera cyane. Kandi ya meza uyishire hino y'uwo mwenda, na cya gitereko cy'amatabaza ugishire mu ruhande rw'iburyo rw'ubwo buturo, bibangikane n'ayo meza, ameza uyashireho mu ruhande rw'ibumoso. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 27, umurongo wa 51. Uravuga ngo, umwenda ukingiriza hera cyane h'urusengero utabukamo kabiri. Abaheburayo, ibice 10,
umurongo wa 19 n'uwa 20. Haravuga ngo bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjira hera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we. Amen. Kadusenga Imana. Mwami Imana yacu, tugushimiye uyu mwanya mwiza, umwanya w'agaciro gakomeye, umwanya wo kumva ijambo ryawe, umwanya wo kumenya imigambi yawe n'ibitekerezo byawe, ndetse n'ukuntu waduteguriye agakiza kugira ngo tuzakagendere mu mwami. Warakoze Yesu, kuko kugira ngo tubahanga tube duhagaze aha muri uyu mwanya nuko wewe wakoze bikomeye ku bwacu. Turagushimiye n'ijambo ryawe tugiye gusoma, tumaze gusoma, ndetse tugiye no kuganiraho. Mwami, turagusaba ngo abaryumva bose ureke rigira icyo rimarira ubugingo bwabo, ureke rigira icyo ribafashaho, ryungura ibitekerezo byabo, ryungura ubwenge bwabo bwo kukumenya Mwami. Turagushimiye kuko twumvise, kandi turagushimiye kuko ukoze ibikomeye biruta ibyo twebwe dusabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Bavandimwe bakundwa muri Kristo Yesu, nkuko nabivuze na mbere, dukomeje kubaha ikaze mu nzu y'Imana, ndetse tunabifuriza Pasika nziza kugira ngo mugubwe neza mu mitima yanyu. Iyo tuganira Pasika, twumva igikorwa cy'agakiza Imana yateguriye abana b'abantu, kandi Imana yateguye ako gakiza igategura mu buryo butangaje, mu buryo bunoze, mu buryo bukwiriye, kandi igategura mu bihe. Yari kwigenda itegura mu bihe, mu byiciro, kugira ngo ako gakiza kazatugereho. Aha twasomye inkuru zitubwira iby'Imana yakoranye n'ubwoko bwayo bwa Isirayeli ubwo bari bageze mu butayu. Bageze mu butayu, Imana yabategetse kugira ngo bayubakire ubuturo, bayubakire ihema. Kandi muri iryo hema Imana yari ifite intego y'Imana kugira ngo ihema ryubakwe mu bwoko bwa Isirayeli. Yari ifite ingingo nk'eshatu cyangwa enye. Icyambere, Imana yarababwiye ngo bayubakire ubuturo kugira ngo Imana ize iture muri bo Imana ituremo. Icya kabiri, kwari ukugira ngo Imana igendane n'ubwoko bwayo kandi igende ibuyobora. Icya gatatu, Imana yashakaga gusabana n'ubwoko bwayo, kandi muri ubwo busabane inzira yari iriho ni iyihe? Ni uko banyura mu bitambo, bakaza bakinjira hariya mu ihema, amaze bagatanga ibitambo kugira ngo muri bya bitambo babone uko bemerwa n'Imana, muri bya bitambo babone uko baganira n'Imana. Imana nayo aho muri ubwo buturo bwera, Imana ibashe kuganira n'abantu bayo. Nicyo cyatumye rero Imana ibwira umugaragu wayo Mose, iramubwira ngo ubu buturo ngo uzabureme. Nta nubwo yamubwiye ngo uzabwubake, ariko yaramubwiye ngo uzabureme ngo ukurikije icyitegererezo wabonye kuri wa musozi. Kuko wa munsi umugaragu w'Imana Mose azamuka umusozi, yaragiye amaze kuwushikaho, Imana imuha plan y'iryo hema ry'ibonaniro, imuha na bya bisate by'amategeko. Ariko amanukana bya bisate by'amategeko, amanukana no mu mutwe we no mu bitekerezo bye, amanukanamwo plan y'ukuntu bazubaka rya hema. Amaze gushika, Imana iramubwira ngo uzaryubake ukurikije uko wabonye, uko weretswe kuri wa musozi. Bishaka kutubwira iki? Bishaka kutubwira ngo Imana yeretse Mose ihema ryayo ryo mu ijuru, aho Imana izisabanira n'abantu bayo, ariko noneho imutegeka kugira ngo iryo hema bagende baryubake na hano mu isi, kugira ngo Imana nkuko nari maze kubivuga ize iba muri bo, igendane nabo, ibayobore, iturane nabo, ikorane nabo. Imana ibwira Mose kurema iryo hema, iramubwira ngo iryo hema urireme mu bice bitatu. Igice cya mbere iramubwira ngo urugo rwo hanze rugose rya hema, kandi ngo muri urwo rugo rwo hanze habemo ibintu bibiri. Icya mbere habemo igicaniro cyo koserezaho cyangwa se cyo gutambiraho ibitambo byose byatambwaga byo mu isezerano rya kera. Hari hakwiriye kuba igicaniro, kandi kuri icyo gicaniro
niho bazanaga ibitambo byabo, akaba ariho babishyira bakabitambira aho hantu, amaze bakabitwikira imbere y'Imana kugira ngo bemerwe n'Imana. Icya kabiri cyari kihari cyari igikarabiro, kandi muri icyo gikarabiro cyari cyarakozwe n'imiringa, cyari cyarakozwe ndetse n'ipeta zatanzwe n'abagore bazitanga nk'amaturo. Izo nizo baremyemwo cya kintu cyitwa igikarabiro, cyarimo amazi kugira ngo umutambyi namara gukora cyangwa se azakarabe yiyoze yitunganye abone uko ahagarara imbere y'Imana. Urwo rugo rwo hanze nk'uko nabivuze nirwo rugo abantu bose bateraniragamo, abantu bose bakagaragara imbere y'Imana hariya mu rugo rwo hanze. Ariko Imana ije kubabwira kuko batagomba kuguma aho mu rugo gusa, ariko Imana ibabwira kuko bagomba no kugera ahera ariho twita mu ihema. Ni ukuvuga kuko iri hema ryari rimwe ibice bikuru nka bitatu, ariko cyane cyane igice cya mbere ni uru rugo, igice cya kabiri ni ahera. Ahera naho harimo ibintu bitatu. Ahera harimo igitereko cy'amatabaza, kuko nta mucyo wo hanze wamurikiraga mu ihema, ariko ahubwo igitereko cy'amatabaza cyarimo amavuta, nicyo bashyiragamo amavuta, hanyuma yabwo kikamurika kikabonera abantu bahaye bakora umurimo mu ihema ry'ibonaniro. Muribuka kuko na Yesu yavuze ngo nije mucyo w'isi, aravuga ngo ndetse n'abamukurikira bose nabo ni umucyo w'isi. Nta mucyo wo hanze washoboraga kumurikira mu ihema. Nicyo gituma byateguwe kuko haba igitereko cy'amatabaza, kandi igitereko cy'amatabaza 7 kugira ngo kize kimurika mu gitondo na nimugoroba, kandi yari ngombwa ngo buri gihe bagishyiremo amavuta kugira ngo kitajya kuzima. Icyo cyari igitereko cyarahera. Icya kabiri cyarahera nako ni meza y'imikate, yashyirwagaho imikate yo kumurika imbere y'Imana, kandi iyo mikate yari 12 buri cyumweru, buri guhera ku wa mbere ukageza ku wa gatandatu iyo migate y'abagihari. Hanyuma yabwo iyo migati ikaba iyo kumurika imbere y'Imana kugira ngo Imana yibone. Iyo migati yari 12 nk'uko imiryango y'Abisirayeli, umubare w'imiryango y'Abisirayeli ungana. Iyo migati rero yerekanaga kuko Yesu arahagije kuri buri wese, niwe mugati wamanutse uvuye mu ijuru uhesha abari mu isi ubugingo buhoraho, kandi kuko ari we mugati arahagije ku bantu bose. Umuntu wese umusanga, niko yanavuze ngo uzi wanje wese ntawe nzata hanze, ariko abazi wanje bose nzabakira. Kubera iyo mpamvu rero wari umugati wo kumurikwa imbere y'Imana. Ikintu cya gatatu cyari aho hantu cyari igicaniro cyo koserezaho imibavu, kugira ngo iyo mibavu igire impumuro nziza, izamuke ihumurire Imana neza. Tuvuye rero mu rugo rwo hanze tukava ahera, hariho ahera cyane, nicyo gice cya gatatu. Navuze yuko ihema ryari rigizwe n'ibice bitatu. Igice cya mbere ni urugo rwo hanze, urwo abantu bose, rubanda rwose rwateraniragamo. Ahera naho abatambyi binjiraga bakora umurimo w'Imana, ariko ahera cyane inzira yaho yari ikinze, kandi aho hantu umutambyi yahinjiraga rimwe gusa ku mwaka, nabwo akahinjira amaze kwitambira ibitambo by'ibyaha bye, akahinjira afite n'amaraso y'ibitambo byatambwe ku bw'ubwoko bwa Isirayeli, akabona kujya kwinjiraho. Hagati ya hera na hera cyane niho hari uyu mwenda twasomye, kandi ari nabo tujya kuganiraho, turawutindaho bukeya dusoza. Uyu mwenda niwo wari utandukanyije ahera na hera cyane, kandi uyu mwenda Bibiliya yatubwiye ngo bawuboheshe ubudodo bw'imikara y'akabayonga, n'ubw'umuhemba, n'ubw'umuhengeri, n'ubw'ibitare byiza. Aravuga ngo izaba ari imyenda iboheranyije, ngo hanyuma yabwo kuri irya myenda bayishyireho ibishushanyo by'abakerubi. Abakerubi bavuga ngo iki? Bavuga ngo umunyabyaha ntagenewe kwinjira ahera hahera keretse habaye amaraso, ariko hatabaye amaraso nta burenganzira afite. Iyo nzira yari ikinzwe. Nababwiye ngo yinjiragamo umutambyi rimwe gusa ku mwaka, uko umwaka utashye akinjira rimwe gusa. Tuvuge ngo niba umutambyi yaragiraga imyaka 30 mu murimo, yari akwiriye kuba hinjiye inshuro 30 gusa, kuko hari ahera hahera ahagomba kwinjira yitambiriye ibyaha bye,
agatambira n'ibyaha by'ubwoko. Uwo mwenda rero wari ukinze ahera hahera mu buryo n'umutambyi yahinjiraga afite ubwoba, akahinjira yamaze kwambara ya myambaro yiwe y'umurimbo, imyambaro yiwe yambaraga kugira ngo abone uko ahagarare imbere y'Imana. Icya kabiri, akahinjira afite ikopo ririmo amaraso, akagira n'utwatsi twitwa ezobu. Muri utwo twatsi twitwa ezobu akaza yagenda dukoza muri ya maraso, akaminjira cyangwa se akaminjagira kuri wa mwenda ukingiriza hera, kugira ngo abone uko ahinjira adacirwa urubanza n'abakerubi. Muribuka kuko abakerubi kuva Adamu acumuye, abakerubi bashyizweho kugira ngo barinde cya giti cy'ubugingo umwana w'umuntu atazatambuka nacyo akagisoromaho. Barinda aho hantu, bari baharinze, harinzwe cyane. Ni nacyo gituma n'umutambyi nawe yahinjiraga afite ubwoba. Ariko Bibiliya iratubwira ngo yajyaga kuhinjira ngo yakenyeye umushumi, akenyeye umushumi w'igitare, yambaye n'ingofero y'igitare ivuga ngo nuwerejwe Uwiteka, yambaye na ya kanzu yiwe y'icyubahiro, yambaye ndetse n'akabutura k'igitare kugira ngo ubwambure bwiwe butaboneka ahagaze imbere y'Imana. Yamara kwinjira rero agasanga hejuru ya sanduku hari intebe yitwa ngo ni intebe y'ihongerero. Hejuru y'iyo ntebe hariho ibishushanyo by'abakerubi babiri, amababa yabo yahuriraga hariya hejuru, noneho agakingiriza rya sanduku cyangwa se ya ntebe y'ihongerero. Kubera kuko akingiriza ya ntebe y'ihongerero, umutambyi yahagera akazana ya maraso akagenda hongerera kuri ya ntebe y'ihongerero. Noneho kubera kuko amaraso n'ibitambo yamaze gutamba byemewe, umutambyi agasohoka aho hantu anezerewe. Ariko mu mwanya umutambyi yabaga akiri ahera hahera, bariya bari mu rugo n'abariya bari ahera bamutegerezanyaga amatsiko, batekereza ukuntu umutambyi wabo agiye, abaye yarakoze icyaha yagwayo agapfa. Ariko Imana yari yaragize inzira nziza yo kuvuga ngo batange ibitambo, bitambirira ibyaha byabo, hanyuma yabwo binjire. Bamara gutanga ayo maraso, reka nsubireho bukeya, akiraho ahera cyane, icyamenyeshaga bo mu rugo kuko umutambyi wabo akiri muzima nuko yabaga yambaye inzogera ku mwenda we, akaba yambaye n'ibyo twita ngo n'imbuto z'amakomamanga. Ibyo Bibiliya yita ngo n'imbuto z'amakomamanga. Mu mwanya yabaga arimo atambuka aho hera cyane, atera intambwe, kuko nta ntebe yagiraga aho hantu ngo aricara, ariko ahubwo yabaga haye agenda akora umurimo wo guhongerera abantu. Noneho ubwo yabaga haye agenda yatera intambwe, za nzogera zikavuga n'amakomamanga akazimira, hakavuga amajwi meza. Bariya basigaye mu rugo bakamenya ngo ni ukuri umutambyi wacu aracyari muzima. Ariko twaje gusoma hariya mu butumwa bwiza bwa Matayo, igihe yavaga aho hantu abantu bamwakiranaga ibyishimo, bakamwakirana umunezero mwinshi. Nyamara twasomye mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 27 umurongo wa 51 biratubwira ngo umunsi Yesu amaze kugera ku musaraba, ageze hejuru y'umusaraba, ngo agiye gucikana, niho yavuze hejuru y'umusaraba yahavugiye amagambo 7. Ariko ntabwo turi buyavuge yose, nyamara hari ijambo yavuze, aravuga ngo Eloi Eloi lama sabakitani, rusobanura ngo mana yanjye niki kikundekesheje. Ngo Imana yari imuteye umugongo. Ibitewe niki? Ibitewe nuko Yesu yaramaze kwikorera ibyaha by'abari mu isi bose, yaramaze kwikorera ibyaha byanje n'ibyawe, yaramaze kwikorera ibyaha by'abari mu isi bose, ndetse barya bose uzi birya byaha byose Yesu yaramaze kubyiremekaho. Amaze ngo Imana imutera umugongo, nicyo cyatumye avuga iryo jambo hejuru y'umusaraba, aravuga ngo Eloi Eloi lama sabakitani, ngo mana yanjye niki kikundekesheje. Nta bundi Yesu yari yarigeze kurekwa na se, ariko uwo mwanya amaze kwikorera ibyaha byacu. Umuhanuzi Yesaya yarabivuze neza cyane mu gice cya 53, yaravuze ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Kristo Yesu, nicyo cyatumye ngo mwikubitwa ryiwe twebwe nimwo twakirijwe. Amaze noneho ageze aho hejuru y'umusaraba, amaze kuvuga ry'amagambo 7 yavugiye hejuru y'umusaraba, Bibiliya iravuga ngo aracikana. Ngo amaze gucikana, Petero yaranditse aravuga ngo acikana ngo mu buryo bw'umubiri, ngo ariko mu buryo bw'umwuka ahinduka muzima. Nicyo cyatumye amanuka hariya muri biriya bituro, kuko yari yarabisezeranyije abagaragu b'Imana. Hari ijambo ry'Imana ritubwira mu butumwa bwiza bwa Yohana, riravuga ngo
umunsi umwe ahaye aganira n'abayuda yarababwiye ngo na sogokuruza wanyu Abrahamu ngo yigeze kubona mu minsi yanjye ngo abonye mwumwe aranezerwa, abonye mwumwe arishima. Amaze ngo abayuda bashaka kumutera amabuye bati wewe utaragira imyaka 50 none ni gute wabonye Abrahamu? Ni gute Abrahamu yabonye iminsi yawe kandi utaragira imyaka 50? Yesu arababwira ngo Abrahamu atarabaho njyewe nariho. Haleluya. Abrahamu atarabaho Yesu yariho, kandi yari imbere y'Imana ameze nk'umukozi w'umuhanga, yari imbere y'Imana ashaka kuzuzuza ubushake bw'Imana. Aha twasomye mu butumwa bwiza bwa Matayo 27 umurongo wa 51 hatubwiye ngo amaze gucikana mu buryo bw'umubiri ngo ariko ahindutse muzima mu buryo bw'umwuka. Bariya bose bari bararyamye, bariya bose bari barasinziriye, ba Abrahamu, ba Yobu. Niwo munsi ibyiringiro bya Yobu byakangutse, kuko Yobu yari yaravuze ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, ngo kandi amaherezo azahagarara ku isi, ngo kandi amaso yanjye azamubona sayundi, ariko ngo amaso yanjye azamwirebera, ngo uwo munsi nzamarwa n'urukumbuzi. Uwo munsi nuwuhe? Nurya munsi Yesu acikana hejuru y'umusaraba mu buryo bw'umubiri, aracikana nk'upfuye, ariko mu buryo bw'umwuka ahinduka muzima. Bibiri iravuga ngo aramanuka agera iriya mumva. Umve neza nkubwire ngo iriya mumva habaye impundu, habaye amajwi yishimwe, kuko Yesu yaramanutse. Arababwira ngo nije gitambo kizima mwategerezaga, kizikorera ibyaha by'abari mu isi kandi kigakuraho ibyaha, kigatambirwa ibyaha rimwe gusa kuzageza iteka ryose. Imana ishimwe. Imana yaduhaye igitambo kimwe gusa cyatambwe rimwe ngo bibe birahagije kugeza iteka ryose. Hariya twasomye havuze ngo amaze ngo gucikana hejuru y'umusaraba. Hari bitangaza byakurikiranye byabaye bigera nko kuri 5, ariko turavuga iki kimwe gusa. Yaravuze ngo umwenda ukingiriza hera ngo utabukamo kabiri. Noneho biriya byari byihishe, isanduku ry'isezerano ryahabaga ryaririya ahera hahera, kandi muri iryo sanduku harimo inkoni ya Aroni yashibutse, harimo bya bisate bibiri by'amabuye yanditseho amategeko. Inyuma yabwo baje gushiramwo n'ikopo ry'amanu kugira ngo bazerekane kuko Imana yagaburiye Abisirayeli bakiri mu butayu. Imana yabahaye ibyiza byose ibyo bifuzaga, Imana irabagaburira. Muri Zaburi haratubwira ngo Imana ngo yabagaburiye ibyo kurya by'abanyembaraga, hakongera hakatubwira ngo Imana ngo yabahaye ku masaka yo mu ijuru. Yewe haleluya, turahishiwe hariho amasaka yo mu ijuru, kandi ayo ngayo Imana yatangiye kuyagaburira abantu bayo. Iyabahereza burya bari mu butayu, ibagaburira amanu. Nicyo cyatumye babazanya ngo meni hingwe ibi ni biki? Harababwira ngo nibyo kurya by'abanyembaraga bimanutse bivuye mu ijuru. Noneho umwenda ngo ukingiriza hera utabukamo kabiri. Rya sanduku ry'isezerano babakerubi babaga hejuru ya rya sanduku, bazaga babonwa n'umutambyi mukuru gusa, ariko munsi Yesu acikana ku musaraba byose biragaragara hanze, biragaragara kuko umwenda ukingiriza hera wari utabutsemo kabiri. Amaze ngo bituma abatambyi biruka. Amateka aratubwira ngo bariruka baradoda, ngo bagendanye uwo mwenda ukingiriza hera bawugenda n'imyaka 70, ariko warudoze. Reka nkubwire ngo umwenda ukingiriza hera watabutsemo kabiri. Twasomye mu Baheburayo hatubwiye ngo umwenda ukingiriza hera ngo utabukamo kabiri, ngo aducira inzira nshya. Haleluya. Yesu yaravuze ngo ninje nzira n'ukuri n'ubugingo, nta uzajya kwa data ntamujyanye, niwe nzira. Aravuga ngo umwenda ukingiriza hera ngo utabukamo kabiri, ngo aducira inzira nshya, kandi ngo iyo nzira nshya ijinyura he? Ngo ijinyura mu mwenda we, kandi ngo uwo mwenda ninde? Ngo ni mu mubiri wa Kristo. Dufite inzira mu mubiri wa Kristo. Umubiri wa Kristo watambwe hari Igorgota, twebwe dufite uburenganzira bwo kuwinjiramo. Amaze noneho twawinjiramo ngo ni inzira nshya yaduciriye igera he? Igera ku Mana. Kandi iyo nzira nshya si inzira nshya gusa, ngo ni inzira nshya kandi irimo ubugingo. Nta zindi nzira wabona mu isi zirimo ubugingo, ariko inzira Yesu yaduciriye inyura mu mubiri wiwe ni inzira nshya, kandi ubundi ni inzira irimo ubugingo buhoraho. Abayinjiyemo, abazayinyuramo ntibazarimbuka ukundi, ariko muri iyo nzira tunyuramo harimo ubugingo buhoraho. Ngo aducira inzira nshya inyura mu mubiri wiwe, ari wo mwenda wiwe utugeza imbere y'Imana. Reka nkubwire ibintu byakoretse uwo mwenda ukingiriza hera umaze gutabukamo kabiri. Amaze hanyuma yabwo dusoze. Icyambere ni inzira nshya yaduciriye. Icya kabiri iyo nzira irimo ubugingo buhoraho. Ikindi ngo atwegereza noneho
abandi twavuze ngo bari begereye intebe y'ihongerero, ariko twebwe noneho ngo atwegereze intebe y'ubuntu. Nicyo cyatumye umwanditsi w'Abaheburayo avuga ngo noneho twegere iyo ntebe y'ubuntu, ngo tudafite imitima iducira urubanza. Kubera iki tudacirwa urubanza? Nuko Yesu yikoreye urubanza rwacu. Yesu yahanwe mu cyimbo cyacu, amaze guhanwa twebweho turabohorwa. Bibiliya iratubwira mu rwandiko rw'Abaroma ibice 8 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 4, haratubwira ngo mu mubiri wa Yesu ngo nimwe Imana yahaniye ibyaha nabyo bicirwa urubanza, ibyaha birahanwa, ibyaha birakubitwa. Burya Yesu yari kwakubitwa, inkoni zihaye zimukubita ku mugongo, kuko umuhanuzi Yesaya yabivuze mu bice 50 n'umurongo wa 6, yaravuze ngo abakubita ngo nabategeye umugongo, ngo nabamfura uruziga, ngo nabahariye imisaya yanjye, ngo kandi mu maso hanjye ngo sinahimye gukorwa n'isoni, ngo nicyo cyatumye bancira amacandwe. Ibyo nujya kubisoma mu butumwa bwiza bwa Matayo n'ubutumwa bwiza bwa Yohana, urabona ukuntu bagabanya imyenda yiwe, urabona ukuntu bamukiriye amacandwe, urabona ukuntu bamusetse, urabona ukuntu yahindutse nk'ikivume. Ariko Paulo yandikiye Abagalatiya, haleluya, arabandikira arababwira ngo havumwe umanitse ku giti, ngo kugira ngo twebwe uwo noneho ngo nabi kivume, ngo twebwe twinjire mu mugisha wa Abrahamu. Umva, Yesu yahindutse ikivume ku bwacu, ariko noneho twebwe turavumurwa twinjira mu mugisha wa Abrahamu. Reka nkubwire ngo n'uyu munsi turi munsi y'amababa y'umugisha wa Kristo. Wowe uhaye numva none urebe Yesu, mu mababa yiwe harimo umugisha. Habe n'umunsi azamuka ajya mu ijuru, asezera abigishwa be ngo yabarambuyeho ibiganza byiwe, arazamuka ijuru rimwakira, akizamuye ibiganza. Bivuga iki? Bivuga ngo turi munsi y'umugisha wa Kristo, turi munsi y'umugisha wa Kristo. Bibiliya yatubwiye ngo noneho amaze kuducira iyo nzira nshya, atwegereza intebe y'ubuntu itandukanye n'irya y'ihongerero, ariko noneho atwinjiza iruhande rw'intebe y'ihongerero kugira ngo tugire gute? Kugira ngo twese twibonere uburenganzira bwo kwegera Imana. Reka nkubwire ngo aho uri hose wewe uhaye wumva ijambo ry'Imana, uyu munsi turi kumwe, egera intebe y'ubuntu bw'Imana, ni intebe y'ubuntu bwa Kristo. Tukeneye abandi batambyi, tukeneye abandi bakuru baguserukira imbere y'Imana, ariko nawe wenyine ubwawe ufite uburenganzira, kuko Yesu yaguciriye inzira nshya. Buri muntu wese Imana yamuciriye inzira nshya. Turinjira mu mubiri wa Yesu, amaze tukegera Imana, tukaja gutamba ibitambo by'ishimwe. Twebwe ntidutamba ibitambo by'amasekurume y'intama n'amapfizi y'inka n'inka z'amariza, ngo niba amaraso y'inka z'amariza yarafite koza ibyaha, kanswa amaraso ya Kristo, umwana w'intama w'Imana utagira inenge, witambiye abanyabyaha rimwe gusa, ngo igitambo cye kibe kirahagije. Reka nkubwire ngo kubw'uwo mwenda watabutsemo kabiri, twebwe twegereye intebe y'ubuntu, kandi dufite uburenganzira bwo kwegera imbere y'Imana. Nicyo gituma buri muntu wese mu rurimi rwiwe avuga, wegera Imana ukayibwira nk'uhaye ubwira papa wawe, kuko inzira yabaye nshya, inzira yarakinguwe, Yesu yaduciriye inzira nshya. Kandi reka nkubwire ngo iyo turimo dusenga, Umwuka Wera nawe aradufasha, akaniha iminiho tutobasha kuvuga, ariko Imana yakoze igitangaza. Muvandimwe, wumva ibyo bintu kandi ubyumve neza. Imana yakoze igitangaza, yaduhaye umwuka wayo uzunihira mu mitima yacu, ariko uko ahaya ni hano mu isi anihira mu mitima yacu, niko Yesu nawe ahaye yakira ari amasengesho yacu. Egera intebe y'ubuntu kugira ngo duhabwe ubuntu n'Imana. Inzira nshya yarabonetse, iciye hehe? Mu mubiri wa Kristo Yesu, ngo umwenda ukingiriza hera utabuka mo kabiri. Hari umuririmbyi w'indirimbo z'Igiswahili yararimbye aravuga ngo mwamba uliopasuka ndani yako nijifiche. Ni ukuvuga ngo ugereranyije, ni ukuvuga ngo urutare rwasadutse, ngo muri rwo nimwo ninjira amaze nkihisha. Reka nkubwire ngo hari ibiduhiga byinshi, ariko ntibyashobora kudushikira, kuko turi mu rutare, turarinzwe, kandi ni urutare rutanyeganyega, ni urutare rukomeye. Umwo nimwo turi, yaduciriye inzira nshya inyura mu mubiri wiwe. Noneho ngo twegere intebe y'ubuntu bw'Imana, tudafite imitima iducira urubanza, kuko urubanza rwararangiye. Bibiliya iratubwira mu Baroma, haravuga ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka ryambatuye mu itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Nicyo gituma mbasha kwegera intebe y'imbabazi, intebe y'ubuntu bwa Kristo yatsimbuye ya ntebe y'ihongerero. Ariko noneho twebwe turahinjira kubw'amaraso ya Kristo muri ya nzira nshya yaduciriye. Icya kabiri ngo nuko twegera amaze tugasabana n'Imana. Ariko uzi ko Abanyisirayeli baganiraga n'Imana nk'umwami uteye ubwoba, ariko twebwe tuganira nayo nk'abahaye baganira na papa.
na papa, tuganira nayo kabahaye baganira na papa. Imana ishimwe cyane. Imvugo aje avuga hazavuga ibyiza kuruta Yabera. Yabera avuga iki? Yabera aravuga ngo niryari muzahorera amaraso yanjye, ariko ya Yesu yaravuze ngo data ubababarire kuko batazi icyo bahaye bakora. Ayo maraso na maraso atubabarira, na maraso atweza, na maraso adutinyura, na maraso atuma duhagarara imbere y'Imana ngo atwegereza kuko umwenda ukingiriza hera watabutsemo kabiri. Reka nkubaze mwene data, ese wowe uratekereza kuko uwo mwenda wari iki? Bibiliya yavuze ngo aducira inzira nshya, ariko ngo inyura he? Ngo inyura mu mubiri we. Nukuvuga ko kurya mwenda ukingiriza hera wari umubiri wa Kristo, ariko wari utaragaragara hano mu isi, noneho wari ugicunzwe mu ijuru kugira ngo igihe nigishika azavuke nk'umunyamubiri. Mu rwandiko rw'Abaheburayo haratubwira ngo data ngo ibitambo n'amaturo ntiwabyishimiye, ngo nicyo cyatumye unyitegurira umubiri. Imana yateguye umubiri kugira ngo uwo mubiri wa Kristo uzababazwe, amaze ibyaha biwuhanirwemo, hanyuma yabwo twebwe tubabarirwe, ubundi kandi tubohorwe. Imana ibaha umugisha. Umwenda ukingiriza hera watabutsemo kabiri. Dufite uburenganzira bwo kwinjira tukegera Imana, tukegera intebe y'ubuntu, tugasabana n'Imana. Imana noneho tugasabana nayo nk'abana basabana n'umubyeyi wabo. Tidusabana nawe nk'umuntu, nk'umwami, nk'umutware, nk'umuntu uteye ubwoba, ariko turasabana nawe ka papa. Reka nsoze nkubwira gutya ngo nubwo umuntu yaba perezida, abaturage b'igihugu biwe bose bamwita umubyeyi wabo, ariko siko bose bamwegera nk'abana be. Biratandukanye. Abaturage b'igihugu bashobora kumwegera bakavuga ati uriya ni perezida wacu, bakamwishimira, ariko ntibajya kumukora mu mifuka. Ariko reka nkubwire ngo abana bo bafite uburenganzira bwo gukora no mu mifuka ya se. Amen. Ese wakwegereye Imana niba ufite ibibazo afite imifuka? Reka nkubwire ngo azapfunyura ibipfunsi byiwe, ngo ibyaremwe byose bigahazwa kwifuza kwabyo. Hafite ibihagije, tumwegere kuko yaduciriye inzira nshya. Imana iduhe umugisha ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Bavandimwe, tugiye gusenga Imana, ariko wumvise ijambo ry'Imana. Hari ubwo iyo nzira nshya yabayeho, ariko ukaba utarayinjiyemo, ukajya uyigenda uruhunge, ariko ndakubwiye ngo injira muri yo, kuko nicyo Yesu yayiciriye kugira ngo uyinjiremo, hanyuma yabwo ukizwe. Uyinjiremo wegera Imana. Niba uriho nubwo waba hari utaramera kunyura muri iyo nzira, uyu munsi uhawe ikaze ngo uyinjiremo, kuko nguko yararejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Nuba dutegeye amaboko ibiganza byiwe by'urukundo kugira ngo adufashe. Urakoze mwami Imana yacu kubwira ijambo ryawe, kandi urakoze kubw'imirimo yawe wakoze iyo werekaniye hari Igorigota, yatumye tuba abo turi bo none. Cyo cyatumye umugaragu wawe Pawulo abivuga neza, aravuga ngo n'ubuntu bw'Imana bwatumye mba uwo ndi we none. Mana, turagushimiye kuko ubwo buntu bwatugezeho. Dusabiye n'abari bene data bumva ijambo ryawe, bari bose bahaye baryakira, kugira ngo bamenyeshe yuko umwenda ukingiriza hera watabutsemo, ariko ubu ngubu dufite inzira nshya inyura mu mubiri wawe. Urakoze Yesu kuko bagirira neza, kandi ubaha umugisha ku bwa Yesu. Amen. Imana ihumugisha umukozi w'Imana, pasiteri wacu. Imana imuha umugisha, twigishije amagambo meza. Jewe by'umwihariko nkunda ijambo ry'Imana, mba numva ijambo rifite uburyohe bukomeye. Imana rero imuha umugisha. Mubyeyi wakoze cyane, Imana isubize aho ukuye. Ndatekereza ko n'abandi bose bumvise iri jambo cyangwa bari kuryumva none aha ribafasha, kuko ijambo ngo Yesu niwe nzira. Yesu yashyizeho inzira. Ubu ni ukuvuga ngo tunyura muri we tukagenda, tunyura muri we tugasubizwa, tunyura muri we. Kari akagero k'umubyeyi, ukuntu umuntu ashobora gukora mu mufuka w'umubyeyi we, karamfashije cyane. Mwaretse mukaza twegera papa wacu ariyo Mana, tukamukora mu mifuka, tukamusaba ikintu cyose dushaka. Ubundi wowe reka kwizitira. Yesu afite byose mu maboko ye. Imana imuha umugisha mwinshi. Reka dusenge rero dushima Imana, kandi buri muntu wese ndizera ko yafashijwe. Mwami Imana yacu, umugisha abazumvira ijambo n'abaryumvise nonaha, kandi tugushimiye ko iri teraniro urihaye umugisha, icyubahiro n'ubutware no gupfukamirwa n'ibyawe.
reka mwami tukugendemo, tunyure muri wowe, twijire muri wowe, tugere neza mu rurembo rugana Siyoni. Turagushimiye kuko udufashije, ukaba uduhaye ibihe byiza, kandi umukozi wawe muhe umugisha utagabanije, ahakuye uhongere, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.